Ndabashuje mwese bakunzi b'ubuzima n'Imana yabuduhaye n'umunezero mwinshi kongera kubana namwe mwe bakunzi b'ubuzima. Ese muraboneka murasangiza abantu ibintu ko bimeze neza, ubuhamya bwakomeze kuba bwinshi, ko abantu bari gukira, ko abantu bari kureka ibibi bagatora ibyiza, ubuzima bukaboneka. Ese muri kubibwira abandi? Byaba biteye agahinda. Abanyarwanda bajya bavuga ngo ntituzi gusangira ibyiza, ariko ndagira ngo rwose ubibemo umukristo, ubibemo umuntu mwiza. Ibi ngibi ntimubicikije abandi, kuko ubuhamya mbona byakagombye kuba abantu bose bamaze kugera ku buzima bufatika bumeze neza. Umuntu umwe ati ubuzima bwiza ntago ari ubwo kwimurikira cyangwa kukubamo wenyine, ni igihe ubusangije n'abandi benshi nabo bakabugira. Nanjye rero nicyo nahisemo, n'intego yanjye ngiye kubabwira. Nitwa Jeanne Musasangohe, mugira amahoro y'Imana. Ko rero ubuzima Imana yabashije kungeza kuri byinshi, aho ndi ibyo nageze mbikesha Imana. Niyo mpamvu ntagomba kubyihererana kandi nkabibwira abandi, kuko ari mu biri mu bikiza abantu bikabarokora. Abantu benshi turarangaye, turi mu mafiriti, turi mu miceri, ariko ntitubona ko indwara ziri kugenda ziyongera. Ariko Imana yaduhaye byinshi, ibihingwa, ibimera bigenzi byacu, kugira ngo bidutungire ubuzima ntibitwangize. Abantu rero bakoze ibyo bita kibe magi, ariko mu by'ukuri ni business babonye iryoshye, kubera ko abantu barakaryaga kakamera neza, twibagirwa ko ari ukundi twabyikorera, ntitwabasha gushyiramo imbaraga kuko hari akoroshye ujugunya mu biryo bikaryoha. Ariko mbabwije ukuri, iki kirungo ndi kubakorera hano cyonyine ubwacyo uko gihumura, ubuzima gifite, namwe murareba izo mboga ukuntu zishishe zimeze neza, nta kintu wakinganya. Kuko kibe magi uko bimeze kose ituma urya umunyu urengeje urugero, indwara z'umutima zikakubahuka, indwara zirakura zikaza zikatubamo, none twebwe tuzigaburira, ni twebwe dutuma zibyibuha. Naho ubundi zishobora no kuza tukazarinda dupfa tutamenye ko zaje, ariko ntituzigaburira amasukari, nitwe tukaziha kibe magi, tukazizuzamo inzoga. Ndakurahiye pe, ntawe tuzazicikira kandi bizatumerera nabi. Tuzamera nk'abandi bose bageze mu iterambere, barwara indwara z'iterambere. Indwara z'abazungu niko abakecuru bajyaga babivuga, abantu ba kera. Ese murabyibuka ko ari indwara z'iterambere? Ese murabyibuka ko izo ndwara tutaragira iterambere zitari nyinshi koko? Abakera babyibuka, muduhe muri commentaire, mutubwire, muduhe ubuhamya, kugira ngo dufashanye nyabuna izi ndwara zitazatumaraho abantu. Cyane ko ari indwara zibabaza, ni indwara zinagoye kuvura, ni indwara nimgiye tuzatwarwaye twese, amafaranga tutazayabona, zirahenze zikadutwara byinshi, mu gihe izi mboga umuntu wese yazihingira. Icyo witwa siporo, amasaha utakaza muri siporo uyakoze uhinga, byakugendekera neza, bikaguha umwanya wo gukura cya kijumba cyawe mu mubiri, na wa muceri ugenda ukagugarara ukakuremerera, ntutume umubiri wawe ukora neza. Ariko rero niba tuzakomeza kurya nk'abantu ba kera bahingaga, murabyumva neza ko ubuzima buzatugora, bizatumerera nabi. Ibirungo nagiye mbibereka, nibaza ibyo mutazi mwambaza muri commentaire nkabasubiza. Ababikoze babigezeho neza. Ngubwo ubuhamya bw'umuntu ushima kandi agashimira n'Imana. Mugira amahoro, murakarama.